Ladies gentlemen, iyi ngiyi akaba ari The Sun ibisanzwe. Ubwo umushyikirano wabaga ejo, amakuru mwarayabonye mwese n'abanyarwanda, ubwo Munyakazi 001 Bruce Melody ndetse na Mama Rwagasabo Mutesi Scovia ubwo bavuze ku bintu byerekeranye na monetization ko zacu ziri hasi n'urubyiruko. Ibyo bintu umukuru w'igihugu by'umwihariko ibyo bintu ntago yari abizi, ariko yahavuye byose bimaze gukemuka. Ubu ngubu urubyiruko, abantu bose bafite social media, ubu ngubu bagiye gutangira gufata gatubutse rwose. Nuko mubibona, nuko mubizi rwose rubyiruko ndetse n'abanyarwanda, mugomba kumenya ko mubimenye neza. Ubu ngubu mutangire mukore cyane ku mbuga, bigiye kushyuha, bigiye kumurira. Ubu ngubu tugiye kubona amafaranga. Mujye mwibuka gusubscribinga The Sun Rwanda nibisanzwe. Mwebwe mundeba, mwabonye ukuntu perezida wacu dukunda, mwabonye ukuntu dufite umubyeyi dukunda cyane. Ese mwabonye ukuntu bamubwiye ikibazo na kiriya cya social media ku rubyiruko bikamubabaza cyane, agatavuga ngo bikemurwe vuba bidatinze? Babwira nitonze, namwe nuko mwitonze murimo murandeba, mumenye ko ubu ngubu nta kibazo umukuru w'igihugu wacu atadufashamo, nta kibazo na kimwe atadukorera. Mu gihe gifitiye ubushobozi aragikemura rwose. Nicyo dukundira umuyobozi w'igihugu wacu Paul Kagame, kandi tuzahora tumukunda iteka n'iteka ryose. N'ikindi kintu nababwira mbere yo njya gusoza, mugomba kwibuka kuko tugomba gufashanya n'abanyarwanda, tukajya dusubscribingana, tukabasha gutezanya imbere. Nimba noneho zino mbuga zacu zigiye gutangira guteza abantu imbere, zigatanga amafaranga, ugomba kureka ubugugu, ukareka ubugome, ugasubscribinga, ukareba umuntu, ukanamusharinga, ukamuteza imbere ku buryo mwazanahurira n'ejo bundi ahantu mwahurira n'ahantu mu karesitora akakugurira icyayi n'irindazi. Mwajye mumenya ubwenge. Banyarwanda, banyarwandakazi, tugomba gukundana, tugomba kugira umutima mwiza, nuko bisanzwe rwose. Nuko umubyeyi wacu ahora dutoza ngo dukundane, tugirirane icyizere, nuko twese tugomba kubigenza. Nuko perezida wacu yavuze ngo ibi bintu bikemurwe vuba bidatinze. Tunashimira 001 Mama Rwagasabo, turabashimira kabisa kuba mwatugejeje kiriya kibazo aho tutabashije kugera mukakituvuganira. Mumeze naho mwakoze ku mbarutso y'umutima. Abanyarwanda bose turabashima, tukabashimira, tuzahora tubashimira. Ngewe Bruce Melody nitunahura, ngewe rwose niyo naba mfite igiceri cy'ijana nzakiguha, ariko bivuye ku mutima. Nzakiguha ariko bivuye ku mutima. Na Mama Rwagasabo n'igihe tujya duhura uri mu modoka, urimo uratembera hano za Rwamagana, njya nkubona nuko abandi bantu batabizi, ariko ngewe nzanaguhagarika mubwire ngo wankoreye akantu. Nishaka imodoka izangonga uzaba urimo, ariko uzahita ubona ko nari mbikoranyije urukundo kabisa. Nubwo bimeze.